Perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaciye bugufi asaba imbabazi abaturage be bitewe n'uko hari ibyo yabemereye ariko akaba atarabashije kubigeraho. Ubwo yari mu gikorwa cyo kwiyamamaza asoza kampani yo kwiyamamaza mu mwaka wa 2023, Perezida Tshisekedi yatangarije abanyekongo ko umunsi M23 yahirahiye ikarasa isasu rimwe igoma azahita atera u Rwanda, akarasa iki gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Kigali, umurwa mukuru w'iki gihugu, yibereye igoma, aho yavuze ko bafite ubushobozi n'ibikoresho bihagije byo kuba barasa igoma. Ibyo rero yabitangaje ubwo yari gusoza ibikorwa byo kwiyamamaza, ariko bidakeye kabiri muri 2024 byarangiye igisirikare cya AFC M23 gifashe umujyi wa Goma, ariko birangira ibyo uyu Perezida Felix Tshisekedi yari yatangarije abanyekongo atabikoze. Ubwo yavugaga aya magambo muri Mata muri 2023 yavuze ko ni igisirikare cya M23 nicyamuka kirashe isasu rimwe muri Goma, cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda kigatera iki gihugu atazazuyaza, azahita nawe azana intwaro ze zikomeza akaravutaka akarasa mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Kigali yibereye igoma, aho abaturage ibikorwa babyumvise bakamushyigikira cyane bikabashimisha, ndetse bigatuma abasha kubona n'intsinzi kuko yahise abona amajwi meza nk'umuntu nyine wari ugaragaje ko azabasha kwivuna umwanzi, nk'uko abanyekongo benshi bafata igihugu cy'u Rwanda nk'aho ari umwanzi wabo wa mbere, cyangwa se umwanzi w'igihugu cyabo wa mbere. Ibi rero ubwo umunyamakuru yabimubazaga, ubwo yari mu nama n'abanyamakuru, yamubajije impamvu yavuze ko M23 niramuka irashe isasu rimwe igoma azahita arasa nawe i Kigali. Ibi bikaba byaraje kuba rero, ndetse iki gisirikari cya AFC M23 kigafata umujyi wa Goma, ndetse atari wonyine ahubwo kikarenzaho n'ibindi bice, aho cyafashe intara yose ya Kivu y'Amajyaruguru, ndetse kigafata na Kivu y'Amajyepfo mu bice bimwe na bimwe byo muri iyi ntara, harimo Bukavu nk'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo. Ibyo bice byose ubu uyu mutwe akaba ari wo uri kubikontorora. Rero umunyamakuru amubaza impamvu yabeshe abaturage be, yasobanuye ko mu by'ukuri impamvu atabashije kurasa mu Rwanda, cyangwa se atabashije kurasa ku Rwanda, ahanini ari uko yaje kugenzura agasanga igisirikari cye cya FARDC nta bushobozi gifite, aho yasanze igisirikari yari yizeraga nk'umuntu yari usanzwe ari umusivile adafite ubumenyi na buke ku bijyanye n'igisirikari, ndetse nk'umusivile usanzwe yaje gusanga hari ibyo igisirikari cye kibura kugira ngo kibe cyarasa ku gihugu cy'u Rwanda, harimo intwaro, ndetse harimo abasirikari nabo ubwabo batari dedicated, cyangwa se badakunze ibyo bakora, ndetse nk'aho ibyo bidahagije, yewe yanavuze ko yasanze igisirikare cya Kongo gifitemo abacengezi benshi, abo twakwita aba infiltre benshi bashobora kuba ari abagambanyi. Rero yahise avuga ko nyine asabye imbabazi abaturage be, ariko atangaza ko nyine nawe mu gihe amaze ku butegetsi yakoze byinshi kugira ngo yubake inzego za gisirikare z'iki gihugu, aho yavuze ati nubwo ntabashije gutera u Rwanda, nkahitamo inzira y'ibiganiro, nkahitamo, cyangwa se mu yandi magambo inzira ya diplomasi, ntabwo ari uko mu by'ukuri natsinzwe, ahubwo nuko nasanze igisirikare cyanjye kidafite ubushobozi bwo guhangana, hari abasirikare mfite bari incompetent, badashoboye, ikindi kandi nsanga mfite abanzi benshi. Nahisemo rero kumanza nagira ibyo mvana mu nzira, cyangwa se nagira ibyo mfishyira ku murongo, kugira ngo nzabashe nyine guhangana nshoboye, nzi uwo mpangana nawe, nzi nanjye ibyo mfite kugira ngo mbashe guhangana. Ikindi yagarutseho muri kiganiro n'abanyamakuru ni uko yagaragaje ko mu by'ukuri nubwo wenda bamushinja kuba ari ikigwari, we yahisemo uburyo bwa diplomasi, kuko iyo uri umusivile utamenyereye iby'intambara
uhitamo inzira y'ibiganiro, kandi inzira y'ibiganiro atari uko ari ugutsindwa cyangwa se ari ubugwari, ahubwo ari uburyo bwiza bwo gukemura ibibazo udateje ibindi. Ikindi cyakora yagaragaje muri iki kiganiro n'abanyamakuru ni uko yagaragaje ko nubwo ibi byose byagiye biba, ariko yanakomoje ko ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda impamvu n'ibyo biganiro bya diplomasi bitagenda neza ari uko hari icyo bo bakuramo. Abajijwe ku bijyanye no kwiyamamariza manda ya gatatu ndetse no guhindura itegeko nshinga kugira ngo azabashe kwiyamamariza iyo manda, yavuze ko we nta kibazo afite mu gihe abaturage bazabyemera rwose, bakemera ko yongera kubayobora, itegeko nshinga rizahinduka ubundi akabasha kubayobora. Yavuze ko bizava mu bushake bw'abaturage, abaturage bamugira icyizere, itegeko nshinga rizahinduka abashe kubayobora. Ikindi yagarutseho ni uko yavuze ko hatazaba amatora muri 2028 mu gihe intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, ubwo muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, izaba itararangira. Aha yavuze ko hari abamushinja kugira uruhare cyangwa se gushyira imbaraga nkeya mu kurangiza intambara, cyangwa se agashyira imbaraga mu kwenyegiza intambara kugira ngo agume ku butegetsi. Ariko aravuga ati se none naba ndi umunyekongo uharanira iterambere rya Kongo, akaba ari njyewe ugira uruhare n'ubundi mu kujya kwenyegeza umuriro kugira ngo igihugu cyanjye kigumye gisenyuke? Yavuze ati nzagumya nkora ibyo nshoboye, kandi n'ubundi ibyo nakoze ni byinshi, nzagumya nkore uko nshoboye kose, ibiganiro by'amahoro mbijyemo, byaba ibyaduha muri Qatar byimuriwe mu Busuwisi, ndetse n'ibyo muri Amerika Washington, byose nzagumya mbijyemo, kandi nizeye ko bizatanga igisubizo. Ariko mu gihe intambara yagera muri 2028 itararangira, abanyekongo bibagirwa amatora burundu, kuko yavuze ko amatora atazigera abaho mu gihe igihugu cye kizaba kiri mu ntambara, kuko uduce M23 igenzura, ubwo Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, twose ni igihugu cya Kongo. Yavuze ko rero atakoresha amatora, kandi mu by'ukuri igihugu cye kiri mu ntambara, hari igice kimwe abo yita abanzi bigaruriye. Avuga ati nakoresha amatora gute? Ese nakoresha amatora cyangwa se igihugu cyanjye cyaba mu matora hari igice cy'abaturage runaka banjye batemerewe kuntora? Ibyo rero nabyo nibyagarutse avuga ko mu by'ukuri intambara n'ibitararangira amatora atazigera abaho. Aho yanatanze urugero ku gihugu cya Ukraine, aho yavuze ko bitewe n'intambara Uburusiya bwashoje kuri Ukraine muri iyi myaka